Yo, ndi Oscar ku bwa kera na nubu ndacyari nkubaganyi na nubwo njyashira umwuka ahubwo ngumya kubuka karabaye tode haje hit tubunuje inguti yazirapa umva manzaga yungusinde uzumva rap gucyamura uyumvira imikubagira wetega amatwi wumve mwana reka baguhati bihato tureka gakino kimis buri wese yidegembya uratera intambwe uhura n'ibyondo bigusabe guhanagura aya ngani yo masomo twize muzumva mwanze mukonzi umuhanda ndi mufasha beshi yuri mubanyegereza mwakunda unyica application yaciye ibintu muguza bakunze ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store injiramo neza cyane reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect aho ngaho numara kwandikamo singles connect angane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application urangiza downloading and then kubera ko ukoresha iPhone aho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri ya double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba reka tushyiremo application yacu urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino imaze kujya muri rayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda application imaze kujya muri telefone yanjye rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect 9.7 Magic FM yo Sunday Star ati abo mukeka ko tutaribo nibo turibo ibyo mukeka ko tutari byo nibyo turi byo abana bahora kuki kugatwiko nk'abari ku muriro ariko cyakoza isubirajwi rimeze neza cyane yaman call me the dope boy sent by God DJ Didman Dope Day of course mu kiganiro ndi kumwe n'umwe mu basore rero bameze neza cyane tugeze muri iyo talent n'umwanya rero mba ndi kumwe na bamwe mu basani banyu kandi bameze neza cyane banje kumva hip hop ndetse imeze neza byatari umvishe Green P umvishe Riderman Riders ahanga rero muri studio za Magic FM naho ndi kumwe n'umwe mu basore bameze neza byatari mwite FRP rero n'umwe mu basore bakora hip hop kandi baba bavuga ati ahangaho tugomba kuba tumeze neza cyane muri hip hop. FRP umeze ute man? Ndashimira Imana Didi man umeze fresh nafunze moboko kabisa kubona urumwe mu bantu Kigali babifunze urabizi ko duhora mu ruganda bro urumwe mu bantu Kigali babifunze kabisa ariko byo wamugani uhora mu ruganda abantu bugomba kuba urimo neza iminsi myinshi ugomba kuba uparitsemo neza uri umujene wa KGL nta mpamvu kuba ebana udaparitsemo neza ko abantu mujyi wacu buri kwisuka iminsi myinshi rero iminsi myinshi warubuzeho ibikorwa ariko byo ntago bijya byiburira byo ibikorwa byo ndabona byo ari byinshi byatari ibikorwa ni byinshi barabizi abantu benshi cyane ku mihanda abantu ngo bari gufiringa FRP ntabwo bavuga ko ebana madari mu kibuga cyo mba nkirimo neza narebe ikibuga cyo ukirimo neza cyane so FRP rero reka twongere tugaruke kuri background yawe FRP undi ni muntu ki ni umuntu uhora mu buzima bumeze gute FRP ugerageza tubwire FRP man FRP rero ni umujeni nyine nk'abandi bose w'i Kigali ebana uri gutigita nawe nyine yarpambana na life abandi bose umundi munyarwanda wese muri rusange urabizi ko umunyarwanda hana bari ebana bagomba nyine tu kureba ko hari aho yava hari aho yagera ashaka ikintu cyacyo cyose cyamuteza imbere kabisa ubwo ye ntasobanurira abajeni ko FRP ari umujeni nk'abandi ari umunyarwanda OG kavukira utavangiye ebana nawe abari mu mihanda yirukanka mwite FRP ibikorwa byinshi cyane umuziki wo ntago tuza tukugarukaho ngo umuziki wa utangiye ryari umuziki usaziyemo uretse umusaza man ova ni kivi ariko cya kivi gifite ibigwi ikivi gifite ibigwi papa ariko nanone nguri impirimbanyi y'umuziki witwa hip hop umva icyo bita hip hop urabizi ko ari njyana yacu y'abajeni abantu bose bari wise muri mind ebana buriya bakunda hip hop nazagira ukubeshya FRP reka twihute kugira ngo abantu bateze amatwi bandi banze bumve FRP ni muntu ki reka ubanze uzamuke neza kuri ryajwi ry'inarutonoma kabisa Yo, ndi Oscar ku bwa kera na nubu ndacyari nkubaganyi na nubwo njyashira umwuka ahubwo ngumya kubuka karabaye tode haje hit tubunuje inguti yazirapa umva manzaga yungusinde uzumva rap gucyamura uyumvira imikubagira wetega amatwi wumve mwana reka baguhati bihato tureka gakino kimis buri wese yidegembya uratera intambwe uhura n'ibyondo bigusabe guhanagura aya ngani yo masomo twize muzumva mwanze mukonzi umuhanda ndi mufasha beshi yuri mubanyegereza mwakunda unyicira akajisho kubateka mitwe badufera ndagukegeta n'ururimi yunzamuriye isukari injyana ifite agahinda mwana baraho ngaho bahinda niga
yeyo mwite Farpi wamaze kumwumva rero mu ijwi ry'intare atonoma akubwira ati hip hop ngiye n'impimbanye ya hip hop mu bintu byose. Rero ni nawe tugiye kugirana ikiganiro kimeze neza cyane uyu munsi. Wenda hagukuraho urushinge rwawe umenye kuri 90.7 Magic FM, your sound, your style, buri kimwe cyose rero ni imbere cyane. Dukoze banga. Reka nkwibuze ko ikiganiro ari Magic Dove Time rero guhera ku isaha saa 5 kugera ku isaha saa 9 buri wa gatandatu kuri Magic FM 90.7 yo sound yo style. Anga rero ndi kumwe na Farpi wamaze kuba umubona neza cyane, umwumva neza cyane. Zimwe mu ndirimbo ziwe rero zigiye zitandukanye tugiye kugarukaho mu mateka ye ndetse no mu buzima bwe busanzwe. Farpi ni muntu ki, ni umuntu ukora iki, ubundi se umuziki awukora gute, awufatanya n'ibindi bintu gute? Ni kuri 90.7 nta n'ahandi wabisanga usibye mu kiganiro Magic Dove Time. Farpi, watangiye umuziki wawe mu gihe cya kera ariko nanone uhirimbana wihiringa akazi ubuzima. Ubu ngubu Farpi ni umuntu ubayeho gute muri kariyeri yiwe ya muzika mbere yuko tujya mu buzima busanzwe? Farpi rero muri kariyeri yiwe ya muzika ebana ni ukuvuga ngo ni umuntu utajya uhema kuba yakora akora imiziki, ntabwo ajya asiba muri studio yabarimo nk'abandi bajeni bose aba yirukanga muri studio, yirukanga ku muziki ebana industry abari kumwe nayo. Ntabwo wavuga ko Farpi ari wa muntu ugenda agaterera iyo ngiyo ngo ajye mu bindi bintu abari bya kwamiramo umuziki awibagirwe ko ni umunyamuziki, ni umuraperi. Abantu benshi barabizi ko ndi rapper OG wuzuye. Uri umurapper OG wuzuye. Umuziki wawe urawukora buri munsi isaha ku isaha, ufite umwanya wayo uhagije? Umva musaza, ni ukuvuga ngo umuntu wese w'umunyamuziki buriya nta mwanya nta nubwo yabura umwanya wo kuba yajya studio. Ibintu byose arabikora ariko anytime buri gihe akaba agomba kuba azi ko agomba kuba ari studio, kuko iri umunyamuziki ugakwepa studio ntujye muri studio man usubira inyuma usanga abandi bakwavashije. Ubwo rero ugomba kuba uri muri studio ugira ibintu ukora, ugira ibyo wiga byinshi, abantu ugendana n'uruganda rwa muzika. Urumva ukora ingoma nyinshi uzishyira hariya. Uri umuntu w'umunyamuziki Didi man bafite ingoma nyinshi. Umuntu w'umunyamuziki afite ingoma nyinshi cyane. Ihora kuri mic, ihora kuri mic. Ni nako experience is a blow. Ari ukuntu njya kumva nkumva abandi bahanzi ati tujya tugoye. Abaho gusugira none mwe muri kwangiza iki inote none ngo muri kwangiza inote. Studio buriya ntabwo wavuga ngo nagigora session studio buriya urabiziko nabyo bifata ibintu bisaba ubushobozi. Urumva ubwo rero abahungu nimba kubwiye ngo ajya studio mugoye man, hari icyo yabaziyabize, hari ibyo abaziyaciyemo byinshi cyane. Urumva nyine tu abagira ngo abikumenyesha kubwire ko studio atari imikino tu. Studio nta mikino ibirimo. Farpi nk'umuhanzi umara umwanya munini muri studio mu buzima busanzwe abayeho gute, yakora iki? Farpi rero ubundi nyuma ya studio ni umufashion. Urumva niwe muntu abantu benshi abajeni ba kejeri n'ubashyira ku byangwe hari NY Nyamirambo kuri 40 mu cyo bita umwambaro store. Farpi nk'umuntu uvuze ngo ni umufashion, niwe muntu wambika abajene. Tugarutse muri kariyeri ya muzika, abahi bajama wambitse ubuzi bari muri uno muziki still nta numwe, ahubwo nta numwe utarimo. Ni ukuvuga ngo bakubwire abaniga bose ubona bari shine ahantu hose uzajya ujya mu mashow, ahantu uzajya ujya ku mihanda street ubona abajeni bakeye man, icyangwe baba bagikuye aho bita ku mwambaro store kuri 40. ni kwa Farpi aho ngaho. None se Farpi yaba witoze gatoya njye nakubaje ngo bakiri mu gakino nimba warambitse n'abaka ngaho mbwira batakiri mu gakino. Abahanzi tutakibona wambitse. Roma nabwo rero kujya kumenya ngo abantu batakiri mu gakino nabaye buriya ntihazagira ukubeshya nta munyamuziki ujya ugenda gutyo. Ashobora kuba atari gukora muri iyi bisi ariko ukajya kubona ukabona yakuziye bro, yakugarukiye. Umunsi umuntu aragenda akazimira umusa, aragenda agacubira. Hari abo twabuze. Uzi icyo ushaka ari nk'ikiyobyabwenge papa? Ni nk'ikiyobyabwenge ariko hari abo twabuze. Abande ari bishuwa mbwira nizari nizo ejo buri nabonaga ari ku mbuga nkoranyambaga mana ariko uvuga ngo niki ngo ari maza ahubwo yavuga ngo agiye gusora ngo imizigo ariko sinumvise ngo avuga ngo afite studio bro. ngo ari ku mbuga shana ntabwo yagenda gutyo. Farpi nawe unsekeje ngo ari ku mbuga twika.
uriya mujeri uriya gira urumva bariya bakoboyi biwe kubava okay, reka bacomoka kubaza uwundi sibyo turi mu muziki makaca ari he pakaci Makaca narahari pakaci ni oya hasi ndavuga makaca wo muri Jazz Family yagize ngo ni pakaci wowe ukiryogo ya pakaci uramuzi ndamuzi mbo makaca rero nawe- makaca nawe nawe ari ari ku ku mbuga ari ku mbuga niho yakafungiye niho yakimuriye abahanzi sha reka nkubwire wa mugani bishobora kuba bigorana urumva bishobora kuba bigorana ariko nk'iyo tugarutse inyuma gatoya tukareba uruganda rwa muzika tukareba abantu bari bawurimo reka nguhe nk'urugero nka Mico the Best ejo bundi yatubwiye ngo inanasi uhita ufata Mico the Best wo muri bibiri na wenda 2010 aza kujya ujya na 10 na 4 na 5 aza yikorera avuga ngo umuzungu urumva azasubiza baririmbye ngo igikara aza akavuga ati umuzungu sha urumva so igihe Mico yinjiraga mu muziki still n'ubwo aracyahari aracyakora ibintu bye Mico ni umwe mu bantu ba mbere hano i Kigali badukubise hit iri international uriya mugabo agira amahiti byo urumva yadukubise hit iri international bitaga ngo yadukubise hit ari kumwe na Diamond indi bigeze gushwaniraho yadukubise hit ari kumwe na Diamond urumva niwe muntu wa mbere wari ukoze ikintu cyitwa hit i Kigali ariko ni umwe mu bantu babashe no kumanaginga hit yabo still n'ubu ngo baracyahari Riderman aracyahari Bulldog aracyahari Green P arahari musaza arihe arahari genda bizi ko hari afite ibigoma byinshi ni ukuvuga Green genda bizi mani hari ahantu nagiye muri store sanga afitemo imizigo myinshi ni bya binakubwiraga ngo umukobwa bishobora kubona akwamyemo gakeya yashyizeho akamyuti ariko ebana afite ibikoresho bya bitwaro bya kirimbuzi biba bigomba kuza anytime Nyagasana bikoze mani genda biza arahari bya bindi bavuga ngo utinda uzi ko tuzagukumbura ugasanga twarakwibagiwe ariko rero mukobwa irebye n'ibigwi baba baragiye bakora bapfa kumwibagirwa gutyo hari abasani benshi cyane bari bameze neza mu gihe cya mbere cya hip hop mu kanya narimo gusoma inkuru ivuga kuri hip hop urumva ya Paxson arimo kuganira na Isnova bavuga uburyo hip hop nyine ikomeje kugenda isubizwa inyuma ku itangazamakuru nyine itangazamakuru ntabwo riha umwanya icyo si ikibazo pe nimuvuga ngo hip hop ntabwo bayiha umwanya icyo si ikibazo mwakoze ibikorwa byiza biranga sha iyo urebye rero urumva abapeti bitwa Kinyatrap abapeti abangaba ba Bushari ba Betray abasore batoya bakoze umuziki bawuha urukundo bashyiramo imbaraga si bo bantu bahagarariye agakino ka hip hop mu kibuga urumva bariya abajeni mani bari bafite amaboko akomeye cyane bari inyuma nta maboko akomeye bari bafite ahubwo bishyize hamwe bakora ikintu cyitwa hip hop bagikunze noneho ugasanga mwebwe hari ukuntu abantu ba hip hop ya kera nk'uko bajya babivuga hari ukuntu bishyizemo ko nyine ikintu cyitwa hip hop abantu bayanze hari wa muntu ukora umuziki agashyira kuri YouTube akaba yiryamiye akaba arikwamiye akumva ko ibintu bye yabikoze ntabe yajya no kureba Didimani oya ntabwo ntasubire no muri studio ngo akore undi muziki uzupushinga wa wundi akongera agategereza igihe agakora hip hop y'akavumo hari ukuntu abajama bakora umuziki ugasanga ni umuziki wo mu kavumo gusa umuziki w'akavumo wo ku mihanda ni ukuvuga ariko Didimani buriya wa mugani urebye ahantu umuziki wacu ugeze Uganda ukuntu ruba rwirukanka mani biba bisaba kugira ngo upambane cyane ikintu cyose kiri gukorwa nawe ugikore ubu ntabwo natinya kuvuga ko usigaye uri umuntu ukora cyane sha umva ngewe narebye abaniga umuvuduko bafite urabona wenda tuvuga iyo abantu bari kwiruka bari mu gikundi mani hari igihe ujya kubona ukabona abandi bakoboyi bari kwavasa biruka noneho kwa kuri wowe wikwamisha ngo reka ngende cyangwa n'ubundi turacyari kumwe mani ukazashiduka usanga abaniga bageze nko kurya nyuma
ora uri Kiryogo kiri kuryambe uri Kiryogo rero kugira ngo sasa uzajye kubashyikira man sinzi wallahi bisaba kuya kubita amasametre sasa rero ugiye urumva ntabwo man kwikigiye umuziki babisaba kugira ngo uhore uri active urumva kandi unakora promotion y'ibiboro byawe urumva kugira ngo ebana ubashe kugerana n'uruganda man ku ruganda ahantu ugeze bwo ebana uri kuyindi level kabisa ntago ari nka byayindi bya kera umuntu yabagazi ko umuntu niba wakoze indirimbo ahubwo promoter aza kugutigita cyangwa umunyamakuru aza kugutigita ntago ibyo bikibaho ibyo muri hip hop byigeze bibaho byabagaho mwana no isundi abakoboyi bakera bose ugira ngo ni hari igihe mani wakoraga indirimbo yawe muri studio ugashiduka iri gukinirwa kuri radio utazi n'ukuntu yahageze musaza kuko aba producer bakera mani hari abaniga babaga bafite ishyaka rya hip hop ugasanga nimba akoze indirimbo nziza akoze hip hop nziza ayikora akayirangiza vuba agatizwa no kuyirangiza agahita yijyana kuri radio ubwe atari kuvuga ngo ni umusani buriya bazira ngoma nyinshi cyane bagiye agatigita akavuga ati ingoma ngomba ebana kuyijyana kuri station mani bakaba bari kuyikina bakaba barimo kunyira ko yarareba akavuga ati umukoboyi yakoze ingoma nziza nibyo imeze fresh ariko ashobora kutazibuka kuyipapaza ahantu hose none ngiye bite nuko biri mu nshingano zanjye reka ngiye nyijyane ko ari na hit nakoze urumva aba producer b'icyo gihe nabo babaga bari gushaka amahiti bari gushaka kugira ngo bamenyekane babaga bafite urukundo byatari ugashiduka rero wumva ingoma ya bari kuyikina kandi wari uzi ko ari codinze gusa ukigendera man bitandukanye rero n'ubu nta producer afite time ngo akujyane indirimbo yawe kuri radio cyangwa kuri TV station ntago byakunda bisaba kugira ngo wowe ubwawe umenye ngo ese niba nakoze project urumva ndayikurikirana gute kugira ngo mbone feedback nziza yayo wowe ubwawe niwo byikurikiranira yego nyine ushobora kuba ufite na team birumvikana ku muntu ufite team bakorana ariko nawe ubwawe nyine hari ikintu uba wakoze ni wowe uba fast kwanza kugira ngo project yawe igira ahantu igera kera hari ikibazo cy'itangazamakuru rikeya ariko ubu ngubu itangazamakuru ni ryinshi itangazamakuru ni ryinshi urumva iyo hip hop abanyamakuru banze gukina kera abo basana abanyamakuru banze gukina kera ubu koko biracyari ikibazo n'uburyo hari itangazamakuru ryinshi cyangwa still twiyumvamo ko turi abakera twumva ko turi aba legend uguzi abajeni nibareke kwiyumvamo ngo yenda hip hop abantu banga kuyikina ngo nagishyigikirwa bahaguruke begera abantu baba promoter begera itangazamakuru man ibintu byabo nyine tu babikurikirane babiha umwanya uhagije kubera ko nk'uko uri kuvuga itangazamakuru ryabaye ryinshi ushobora no kujya kuri YouTube ukamenyekanisha ibikorwa byawe kuri YouTube channel ukajya kuri TV station ukajya man ugashyira ingoma zawe kuri platform zose z'umuziki umuziki waragutse ngo ubusiga ucururizwa kuri kumbuga nyinshi cyane man urumva ubwo rero ntabwo wagira movement nk'iyabandi man utari sharp utahagurutse ntago bibaho kuko mu Rwanda abasani ni benshi kandi bose bari kugigira kandi ubona ko bafite power bafite kime bashyizemo n'imbaraga nyinshi cyane wowe nawe uje bana bajeyi ugenda udogagira ujandajanda ebana ushiduka bahugu kabisa ushiduka byanze neza cyane ubeze nka wa bwana ebana bakubita ubona hari ukuntu bakubita igipura cyangwa igisiniye cy'ibiryo hariya bagahita babwira nk'abana batanu ngo basangire abana wenda badahuje imico cyangwa wenda bataba hamwe mu rugo wenda abana bahuye gutya bavuye impande n'impande none akaba ari wa wundi wenda usanzwe yirira gakeya muri discipline yenda uko yarasanzwe abigenzi wabo yanga uko abimenyereye ariko akaba ari n'abandi noneho bakwatakira papa urumva birukanga iyo ugoswe rero ushiduka usanga umuzigo bawumaze ushiduka usanga umuzigo ushize ubwo wowe bya byo bikarangira ushonje utanahaze kandi wakagombye nawe kwataka ukerekana nyine ko abantu uri umunyembaraga nyine ufite ubushake muri ibyo bintu okay reka twigarukire ku muziki wawe uri umwe mu bantu bakora hip hop nayo mpamvu nari nshatse kugira ngo tubanze tuganire kuri hip hop kandi hip hop ni ikintu twakabaye dushyiramo imbaraga twese nk'abantu bakunda umuziki twimvishe ko ngo bakanaka ngo baje ngo bagashyira amafaranga muri ibi cyangwa ngo baje ngo bashora amafaranga ahangaha twumve hip hop nk'ikintu natwe ubwacu twakabaye dushyiramo imbaraga nk'abasani sibyo nk'umusani akumva ko ashobora gushyigikiramo mugenzi we narebye album ya Riderman na Bulldog indirimbo 6 bakoranye cyumba cy'amategeko indirimbo 6 bakoranye
urazireba neza ukavuga ati kabisa ahangaha ndemeye. bariya baniga ni aba OG bose ni aba OG kubera ko urabizi ko bebana baratigishije birenze n'ubushobozi barabufite nyine bifitemo power yo kuba bakora ibintu birenze. Ahubwo nyine nk'icyo twavugaga ebana babikora ariko banabitigitira begira n'iryo tangazamakuru kugira ngo nabari umuntu babo babonera ukorega buryo ubona grafere wakora cyane niba nayo gutera kimezadana ukavuga ati nanjye ntazabimbwa ayo uravuga ati shyiramo akabaraga muri family ntazabimbwa kabisa reka nanjye natake kumcira uruhande ahandi hantu natake nanjye ku buryo ebana azajya azana ikintu ku meza nanjye abona nanjye hari icyo ufite ku meza hanjye hari icyo nahashyize. So umuziki wawe ndappreciatinga biriya bikorwa iriya album yabo ni album nziza ni album ifite ubuzima bwa hip hop nk'uko hip hop twatuyizi. So wowe rero tugaruke ku muziki wawe umeze gute indirimbo iherutse gushyira hanze bayita gute urabona bihagaze gute? ni ukuvuga ngewe bana music yanjye imeze neza papa kubera ko ku mihanda ubu ngubu abahungu bari kugenda basobanukirwa man bari no kumbwira ati Farp kabisa niwe muntu turi gufiringa mu magero grace muri ghetto ku mihanda ahantu hose urumva kubera ko urumva nanjye hari ukuntu ndi gushyiramo kime urimo gushyiramo imbaraga gushyiramo kime byatari kugira ngo pushinge nyine tu career yanjye ebana ije kuyindi level papa apana kuguma hariya mu gikari wibwira ngo urahari kandi hari ibintu wifite mugomba gusora bro urumva iyo wahawe tala urumva nta mpamvu yo kwipfusha ubusamani iyo uzi ko ushoboye wifite mu bwo bushobozi tara yawe ikoreshe bishoboka byose kubera ko hari abantu batayihawe wowe jya wumva ko wayihawe kubera ko ugomba kuyikoresha nyine ubwo rero ngewe ndirimbo mfite hanze bayita Panura ebana iri kuri YouTube channel iri kuri platforms zose z'umuziki urumva ni audio nziza ni video nziza ahubwo giye nashishikariza abajene ebana nk'umukano kanya bari kutwumva kuri Magic FM ebana kugenda kuri YouTube channel bagakora share bagakora comment bagakora subscribe ebana bakanayisharinga abandi bantu bose kugira ngo bamenye wagwan bamenye ngo Farp ninde man ati panura ubupanura iki kupanura rero urumva ni slang ariko nukuvuga gupanura ubundi bivuga kwagura ni ukwagura muri rusange ukigira ahantu nyine ugeze ibintu byawe ugafata level waruriho ukayizamura nibyo bita gupanura muri slang aribyo bivuga kwagura man ni indirimbo imaze hanze nk'ibyumweru nka 4 ni indirimbo irimo kugenda ikundwa n'abantu benshi harya no umuntu agenda uyibona iyi ndirimbo ni irihe banga ririmo aho itandukaniye n'izindi wakoze no kuvuga ino ndirimbo urumva ino ndirimbo ubundi iyo urebye ubona iyo uyumvise cyangwa niyo uri kuyireba yenda nko ku rushusho first of all ugiye kureba kuri audio iyi ngiyi ubundi ni hardcore drill ni hardcore drill urumva urumva wenda mbere najyaga nikubitira wenda ama hardcore hip hop hardcore urumva ariko navuze ati rero bitewe n'ukuntu kino gihe tugezemo ubona ko drill ariyo njyana muri hip hop ubona abajene bari gufiringa cyane bari no kwiyumvamo ngewe nongeye kuzayafata ya mirongo yanjye iri hard mite noneho sasa nyimanuka muri drill iri hardcore urumva indirimbo kozwe n'umu producer indirimbo yatangiwe n'umujama wanjye bita Odilo arayitangira arayikora turayikora fresh turi muri vibe zimeze fresh ebana ubundi irangizwa no bita Traxler Traxler niwe wayisoje amashusho yayo yakozwe n'umujama wanjye bita Onesime na Sami Switch ni indirimbo ya fresh sana reka iyi ndirimbo tuyumve turagaruka mu kanya gatoya man Bubba Pro on the mix. DJ Diddy Man Dope D. Farp mwenyewe Farp mwenyewe Panura ikibuga indobo basubire kwisuka manura isonguba nicashaka zivuga iyo miyaga tarama bunduza bamosi nibiziho nikubisasi bamoda mumu 20
ibisazi bahodamite ninkamubazi nabakagitenge babita banuma babimira bungudi nge gumaho na numwe mudabo wa maporomo uracyabukira mbapfunda imitwe ufite ubenge niyanurutwe uwibyari byimbye wategurutwe ubusani bwose ndabusanuka umeze nk'imbohe bwarabembamye harya ngizi muzita dri zirapanze kandagiye kugakana dore n'izipiti zigize iminano bahuvuza indudu dupambane kwishwi abanzi mwivanga mbicisha ubunyuno baho make umwanzi murasa mu jisho ndimo ndagashya undaburiza sinkunda gushya nimumuriza ikitukidogo twe twapanuye twarakaniye twarafayiye tumenda amafosi duteganya mone impande turaturika turaba komando kumiturika dufata imitima y'abahurika hatari kwitara turamurika bikagama jishi bararabuka bashegesha cyane muyarubika zigidi migezo ndaturubika imisi yarumye pasi umwumbati zidi nk'abadezi bahora nigana panura ikibuga bitobo basubire kwisuka manura izo nkuba nicyo zivuga iyo miyaga tarama bunduza pamosi n'ibiziho ndikubisazi utoyibikandira badurira isibikazo ndafunagura zikize butindi zaracishije ubuzima bwanjye buhoza ku isoko yuzandiye ubuyinge guhaga sopo kuduhira cyane ubugambo bifuti ungendaho bwagabanyije ubukana mufata amakayi mwongera ubumenyi sinyasigara muramagana icadutagwa murankabije ku rutonde rw'isima sisisiro kubanyuka inabi ndahumuriro no kwasha yitwa ntituzahangana burya umwana y'ikinyoni bangana sininyuruga yadutaruka ahubwo twacyanenge usanga amavuye nikuriya kwanza ujya ubona nkubara mu bujiji bwawe nkubara twariko mudasi batugubanya imibiri yacu yabaye ibinya tubaho bukuba tuba turabya duhoda n'inzozi zidaradara nibunyumva kandi sinza kurerega kanwa k'umusasu bahumva kanuka ikikavamo kandi kibadubukire panura ikibuga bitobo basubire kwisuka manura izo nkuba nicyo nshaka zivuga iyo miyaga tarama bunduza pamosi n'ibiziho ndikubisazi. The Truck Slayer. Spend the day with your favorite radio station. We are Magic FM, your favorite station. Turn it up. ati panura ikibuga panura indirimbo fresh sana rero indirimbo ya Far Peter kumwe n'umusozi za Magic FM. Of course nanakwibutsa yuko ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yanjye ni DJ ugashyira akanya ugashyiraho Didiman ugashyira akanya ugashyiraho Dopd aho ngaho rero nawe ushobora gukurikirana ibiganiro byatambutse hano mu kiganiro Magic Dop Time bamwe mu basani rero baba bageze hano naho ushobora kugira gutya ukaba wakirebera cyangwa wakikurikiranira ikiganiro uko cyari kimeze ndetse n'umusani wawe ukaba umureba neza cyane. Amagara kuri 0785 cyangwa kuri 25 ndi kumwe na Far P muri Soza Magic FM n'umwe mu basaniro bameze neza cyane. Ikindi cyo ngo ni na papa cyangwa uri mustari wese yamuciye mu biganza ari uko n'abakoboye Imana baba barakoze kuva kera kabisa ugasanga ewan ibintu bifunzemo neza ugasanga abajama bameze neza byatari ariko nyine bitewe n'ibikorwa bagiye bubaka kuva mbere hose. Ku murongo wa telefone Magic FM. Hello Magic. Yola Yes ubwo ni nibizi Fulgence mu murenge wa Kinihira. Yego niyibizi. Okay kazi twabataye. Asante sana. Okay umuntu bita Mackenzie. Magic FM. Hello. Yes good morning. Yes ndakumva iyo sinzi uko bimugendekeye Magic. Hello. Uyu nawe sinzi uko bimugendekeye Magic FM. Hello Magic. Hello. Salama. Bimeze neza cyane ko narimo kumva neza. Ndimo nakumva 5 kuri 5. Okay ubu ndakumva neza kabisa. Ndazi cyane turize umuvandimwe. Bana mugire nyine yakomereza kabisa tubate mu kigite muri hafi. Muramushyigikiye byataye indirimbo mwamwumvisha ari sawa. Pamiki kandi Didimani nawe uburyo ugaragaza uruhare rwawe mu kuzamura abanyempano batandukanye. Izo ngomba kuzizana rwose.
komeza ujya no hirya ducubira ngo n'umukunzi wawe Puma guturuka ikanyinya Puma ikanyinya mama ryamye cyane sawa sante Puma Magic. Hello Magic, hello. Your call is on hold. Please wait. Magic FM. Uyu nguyu no sinzi ko bimugendekeye. Magic, hello. Your call Magic FM, hello. Hello. Bimeze bite Magic? Bimeze neza cyane. Wowe bimeze bite? One Eric. Egeri. Eric mugakenye ku. Ushashi mu cyangwe. Ndakwemera cyane. Nanjye ndabemera byatari. Magic, hello. Magic FM, hello. Yola. Ike Didimani bimeze bite? Bimeze neza cyane. Ubwo niba mukunzi wawe weze iki guturuka irundo mu burenge Mbogo mu kagari ka Musharano wita mu Gitabage. Ubwo ngubwo uwo mutipe mu ati panura uwo mutipe ko numvisha ari mubira. Panura sha muhungu wanjye. Bimeze bite papa? Fresh bro. Yamana uri gukora imizigo irenze bro. Bana mujye muyikurikirana kabisa muyisharinge no ku bandi bantu babimenye bro. Ywana no guhita dukora subscribe kuri YouTube my dear. OG. None za Didimani. Yego. Ubwo sunyibuka weze Eric zikakaguma mani zo kukantigiramo n'ucomoka. Nta ribi kabisa. Sawa Magic, hello. Magic, hello. Yola. Umva uravugana diye mu Gakenke. Yego. Wana uwo mukowa yakarimo nakomeze. Mukowa yakarimo neza. Umva harimo neza ruzuye. Asante bro. Mu Gakenke mama bikurikirana. Magic, hello. Nafite DJ Didimani. Meze neza cyane umeze ute? Meze fresh red. Kabura mugana mani rafasha keke zigenda hano mu Gakenke. Yego mani rafa. Uwo mutipe ari kudutama utuntu tumeze fresh. Ni mupanure mujye kuri YouTube mupanure. Mujye kuri YouTube channel yiwe mupanure. Ndikona ari fresh, ndikona. Sawa reka na telefone tuzekiranga Farpi indimbo za kuzibona ni gute abantu bazikura he? Mbona ukuvuga Farpi afite YouTube channel kubera ko nayo ikunda kuba ari access ku bantu bose. Farpi official niko bayita. Farpi rero ku muntu utazi ko byandikwa ni fa na a na randende ebyiri na ya agasiga kanya kandika p. Farpi official. Farpi official. Niko wabona indirimbo zanjye ukareba video ukareba ebana ibintu byose mba ndi gukora tu mu buzima bwanjye bwa buri munsi uramukurikirana kuri iyo YouTube channel kabisa. Ebana ubundi bagende badutiza amaboko bitewe nuko buri abafana nibo bantu ba mbere bapushinga umusani. Uri umufana yaguhaye ukuboko kwiwe ebana n'abandi bose babyuririraho bagakora ibindi bigomba kuba byakuzuzwa tu. Bakakora ibindi bigomba kuba byakuzuzwa. Munyarukire kuri YouTube channel, kuri YouTube app zanyu, kuri application yawe ya YouTube cyangwa kuri www.youtube.com nurangiza wandike muri search panura gutyo mu Kinyarwanda kabisa. Indirimbo raza kuba uyibona ni indirimbo first sana, ni indirimbo ya Farpi, ni indirimbo imeze neza wamaze no kuyumva mu kanya kashize. Dusoze n'iki wabwira abanyarwanda muri rusange? Abanyarwanda icyo nababwira muri rusange ebana navuga ati reka mbashimire first of all abari kutwumva nyine bumva Magic FM baba bateretseho bumva Didimani arumva ebana no kuvuga ngo ubu ngubu turi gukora ibikorwa byinshi cyane. Farpi nyine tu ku giti cyiwe ari gukora ibikorwa bagomba gutegereza kabisa kandi bikazajya bibagiraho soon. Ntago bizajya bitinda uko nanjye bari muri studio urumva nyine tu nk'abantu badukunda ntago ugomba kubabihiriza ngo ugende utinde. Ugomba kurekura imizigo myinshi kugira ngo nyine ba bantu bagukunze babashe kubona ibyo bakunda ku gihe. Bona ababwira ati rero bana murakoze cyane kabisa kuba mwana dutumiye Magic FM. By'umwihariko we Didimani umuntu abagushimira cyane no guteza imbere impano kabisa ziba zitari zamenyekana cyane. Iki kiganiro nicyo kiganiro cya mbere umuntu yumvamo umuntu atarazi. Urumva ebana ubwo rero turashishikariza abanyarwanda bose kugira ngo ebana baberedi barabizi tu dufite ibirori bigomba kuzaba. Tubashishikariza kabisa kuba bafuzemo fresh urumva ibyo birori na barabizi jo muri kwa karindwi barabizi ibirori byiza cyane bana tugomba kuzaba twese tumeze neza dukeye ku mubiri dukeye ku mutima. Ebana
reka buri muntu wese kabisa bari up kuri iyo tariki ubundi tubikurikirane tugumye tunirire show tugumye turye umuziki kuko ibyo birori nibyo Evan biba bigomba ubundi urabizi ko umuziki tuwufiringa bitewe nuko dufite amahoro dufite umutekano urumva nta kintu kidukomakoma nibwo buri umuntu afiringa umuziki fresh uwo muziki rero tugomba kuzaya tuwurya ari uko n'ubundi ibyo bintu bihari ariyo mpamvu nyine tubashishikariza kuzaba bamezemo neza bafunzemo neza yaman reka ngushimire ku mwanya wawe ndetse no kuduha ikiganiro muri iyo talent. Asante sana did man. Amahoro y'Imana abane nawe. Jobless kabisa.